Yarurije geze sha. Hafe. Tok. Nasoni. Ese ngo tutangiye kuzana nibi. Nose warujana gukora. Ahari musenzo. Ura musaza sikiye kibazo bigenze. Nagiye kumukora nase wangu. Nose mwaje mutazi gahunda yo munshemo. Mwaje mutazi gahunda munshemo. Uri twanze kurusinga. Je boss ndashaka kukubaza kandi unyumve. Ni gute ngengera mu cyumba bakatangira kunsengera uriya hari mu cyumba cy'amasengero. Ayo naguye nguye. Kuzina yasi turavugana nyuma se. Ntabwo turinda. Ibindi rero. Ntabwo turindangamirwa. Niwashaka muri ndara ne. Zimo bashe mwizira rya. Umuzimu ninde wandikirakaza. Kandi umuzimu byo urashaka. Pakistan mwizira rya. Urashaka kumindura umuzimu. Mwizira rya Kristo. Ya Bibiliya yaje bihema. Ndarangiye ndagenda. Sha, geregwa. Ndamutikuye sha, Yako. Mushu. Ni wowe. Uravuga. Je nabwiye ngo kuri iri soko nta nuzankura ku mugabane. Ni munsi mwana nambaye gutera. Ibyo bigutera byawe nk'ibyo abakecuru. Utu tuntu kuno tugezweho. Nge nitwa Kizuba zo urabona buri kintu 36 bwa. Mwese muri kwiranya muri kwibaraguza. Muve munzi. Munsi turareba nta kibazo. N'uyu nawe yambaye dukweto wagira ngo avuye kudukura muri nuza twatundi tw'abakiza. Ese urara uraseka? Iyo zo mutazo izi nkweto. Izi nkweto amafaranga zihagaze. Mukomeza mubari ibiciro muzi neza ko boss agiye kuza akabaza sarati. Ngiye bazi Mr. Sara umugabo wese umwishyura. None se ubwo urarate sura gusa namubonye nyine wowe wabirata bitewe nuko nyifite ko yakumara iki se ko cyaguhombeye uyu munsi Yemba ndi kurya mubona ko rembere nabitse ibyo urabibwira boss kuko karega nabyo biba mujya mujya raporo nabwiye ngo buri munsi yashaka amafaranga none uyu munsi boss rano hanjye yaranyerekana bazi Mr. nta verisi ariko verisi ko yeretse sinababwiye hako izi sane zo kwipoto cyangwa Se wajya mu kazi tikozeho ahangaha turabona kwaka amafaranga kandi mbere ya byose reka mbanze mbaza ninde muntu waraye muri gatandatu Kizuba zuba hako nta nubwo mumenya ko matora mba naraziguze amafaranga baraziguze se nimba baraziguze zaguriwe kigukorerwa aho turaverisi akazi se kuba rero umuntu zuba nkubweze ukuri cyo dufitanye n'ikibazo iriya matora nijoro ryose cyangwa nijoro ryose wakuba kabiri muri baraguza ngo boss nizere ko yafite bitangira kwirebesha hayafite yatangira amafaranga agiye guheka atari njye wayikoresheje verisa rero amafaranga musore narangwa biki bashaka ko nta kintu ufite ntabwo mbashaka umuntu umvugiramo mba natanze ntangiye akazi kanjye mureke nkatora sawa urakoze boss amafaranga ugomba ibihumbi 100 20 yawe wakuyo nyakuraho se nemerewe gukura amafaranga utayama nta kibazo numva nkubwira wowe mu bantu ngomba kuza ndetse ariko ibihumbi 100 ngo mwijana ndakuramo ya shambure 30 none babwiye nta kibazo ndakuramo ibintu bya shambure 30 niba kuducuruza ubundi bacuruza wowe yene cyangwa urukwavu kandi umenye ko wabihanirwa none urashaka kujya reka tujye tukwishyura tujye tukwishyura none se ubwo twa turi gukorera iki uzi ko wagira ngo nawe babinjije ibihumbi 100 nkaba nkuye 30 y'icyumba hanyuma ugiye kuraho nayawe none ntayakura nese ubwo urukumva bisigarana yaye we naravunitse waravunitse se ufata akaguru uzi miliyoni nishyura aho uzimvuna ariko muzimvuna ibirimo muri biriya bintu umuntu aba arimo hari ubwo uba uhari ariko muzi n'ibindi wanareba nawe bakanagukubira uje gufata amafaranga nabuze ibintu muri aho nazo imvuna umuntu aba yahuye nazo ubu uhagaze wowe ufite umunwa muremure kwa gatandatu sinabimenye meruka gukora ejo bundi gihe amaze ibisi nirwari kwa gatandatu nta mugabo mwarara twararanye ariko kuva kwa gatatu ntabwo ndakora maze ibisi nirwari hanyuma vereso iri heyo kwa gatandatu rese uheruka hano ariko kuveresa udahari ndayaguha yo mfite urayama nanga ubwo ndaguha tarani iki cyuma hanyuma hari nayandi ira matura se wara ese materasi nyinshi ari cyuma shambure se warayimukanye ndishyura icyumba ndikanishyura n'ibirimo kandi ufite amatiko reka nkubwe uzashaka gato wigende ntabwo mwabura abandi dukora byari ikintu byabintwari kuri sawa w'icyo yakwishyura gato
amafaranga uri bumve uramba amafaranga y'icumi ibihumbi 30 na 20 y'intuza ya Yesu wowe sasa ngwerutse kwiba caje mu kigo ugeze naho wibacaje ubwo so mukira wabwiye ko nangije sharijeri ni rubugo uri kundeba ukareba ugasanga ntake basharijeri sharijeri guranga ese kuryo muke abo yarafite sharijeri yangahe yantuza ya iPhone na iPhone nibyo mubwira wowe utwakibumbi 30 ngo amashambre ibaze nk'abakira nk'abo batesha mutwe baza batesha ngo sharijeri ibihumbi itarenze ibihumbi 2 yaramamaga ndamubwira abana banje baritonda ntago biva izo ngiza bari mayibobo zo mu muhanda ntabwo ari mayibobo gusangwa ni mwebwe reka mbabwire rero wowe cyane cyane wowe narabikubwiye iyo ubonye umukiriya ukwaje ni kumwakira sibyo ukwaje ni kumwakira nese nk'ubu ugenda uvuga ngo twambye sharijeri tuzamwakire kubera yuko yaje kudusebya arimo atwiciriza bose nawe jya umenya uratuzi tumaze dukora kandi umunakibye sharijeri hanyuma mu 8 n'indurimo umunani ntabwo tubizi ko wafunze kwisahure kutureba hano hanyuma ntuza sariye cyakindi cyo ntuza ubwo ari mu kazi na nyine ubwo ari mu kazi nyine ugenda ukora skare washizwe boss wowe Tanzania amaze kuba maso. Urukaraba. Uri muri kangahe? Mu 8 ni urimo. None se tubwira ntuza. Bwira ntuzi uriya amushyira amazi wamushyira. Agiye ko turabakoze bakamushaka abakozi bashinzwe gutanga amazi muri chambre twege dushinzwe gutanga amashambure koko. Aho yumvira nk'aba ngo usuye noneho nuwe mwajya mureka kuvugira mu mukiri none se none uva mubwire wowe injira mu nzu gira vuba genda umutegurira n'umu ako boss buta uzashaka abakozi bashinzwe kujya mudembara akazi ntabwo umembera akazi k'ubunuzi bwo kugira amazi kubuyaje nta kibazo aha nese uko kandi mwabuze ninde mwarara nta kibazo baragutunganyiriza ahubwo nemba uri mu 8 reba uri sangara Iyo mutume twadufanga twanjye twafashe mu ni 45 kandi cyumba mugomba kugitanga saa 3 siyo mabwiriza yararenzaho amafaranga igipapuro kirimo ntabwo nyine urumva ko twatangiye undi munsi ntabwo nzi gusomera ntabwo uzi gusoma ubundi uko wari warabuze none ubwo yarabanye wari uri kate samuko wagiye gutanga amazi budasoma naguze aho bibera se okay sawa ndaje tubyigaho nta kibazo ariko nyine urumva ko twatangiye undi munsi nushaka uryamurhuke kuko njye namaze arongera yishyure namaze kubara ntacyo genda mukiriya mwese yagukubiye arasibagiye boss akunda amafaranga ntabwo akunda n'abantu igihe tuba tumaranye saa 7 za nijoro umunsi n'ubundi bo watanze urarangira saa 7 okay sawa mwaje sawa kuko urarangira saa 7 woshiraho ibiciro hangaho umva boss umva nkubwire ni njyewe nyine amashamba saa 7 wowe genda wongera amafaranga unatangiye kukubara kandi narazanye ko nayiba nta kibazo ndaje ndikemura uyu wagezemo umuntu uze ndaje ndikemura bwa mbere niko he bwa mbere mbese wavanze yavanga kanza ariko nese uko turamenya ninde wayatwaye ntacyo wowe usiga ufite umudomo wowe ushaka ko urimo kuca ku bakiriya ariko we usiko ninjye muntu hano ukwinjiriza amafaranga menshi kurusha nawe erega baraje badusanga none batangiye kukuncaho oya nyine urinjiza ariko ibintu byo kuvuga ngo narakubwiye mu mukobwa umugabo uzajya nakubaza ngo uramuki uzajya uhagurukira ku nzu bw'iheza niyo wanayisigaza rega bagenzi bawe bagira cyangwa se uko ubona verisoma yawe imyenda yawe iri ko nakambara ndagira amasara ariko kizuba nagora imyenda yawe nabanza kwishyura ubundi abona kukwaka imyenda ukanyishyura mbere yo kunyaka imyenda ntabwo se yakwishyura biriya bintu mwakoze hariya kuko utanishyuye cyakoze ugira umutima ukomeye umukobwa guki si uyu wayangije none se ntabwo yishyuye ntabwo arishyuye atangiye kwiyibishwa yariye ibiki tego ubaza muco umva yaba inkoko yaba wayini ntacyo atafashe ariko ntabwo arishyuye kandi jana yatangiye kubeshya mu bantu kangubwire hasi none muzane uno garagaza imyenda yanjye hiri ureno no kwikyo nese imyenda irimo amafaranga hiri byose birimo
nta n'igikoroto kugira ngo so byumva se kwyatsatse agusakasa urumva kubeshyira wowe mwarabu ariko abantu bose muzajya mwigira bagusatse mu myenda idahari ahubwo wajambaye kuzi ko ndumuke ahantu ubuzi ko ngira hasa ngibisha uko isicure kangahe singiya ahubwo wari umaze iminsi ahantu wari umaze iminsi ari guteka imitwe y'ukuntu uza kubeshya ngo bakwiba hano dusanzwe twiba twebwe tudapfa ubusa ndashaka fagitire y'ubu mujyana muhinduranya twatangiranye ari ngero rero abantu bajya bakwiba ndetse ntabwo ari ndimo kubaza $140 none ngo bamwe wallahi nge urazi neza yuko ndumukire ahantu ku buryo wakosoma amafaranga $180 warangiza ntuye noneho n'ikindi twafataga avuga ngo ndibwishyure fagitire telefone ihagaze agaciro kangahe telefone siri he nayo nta kintu yazanye ngo hahu genda mva nkubwire none hanga ndashaka amafaranga yanjye ndashaka amafaranga mva nkubwire amafaranga yiwe nizere ko ariko wenda ari gahunda ndari gahunda ngo umuntu ari gutaka ngo nta kintu bamuhaye ngo gahunda ni gahunda boss ubundi wagiye ushyira ibintu kuko kavuga nk'inzogera wawe ngo mwiwe kwa ujya mureka umuntu yivugira nawe wagitugize ibicuruzwa wumva ko nta muntu muso tumwe atahomba ese ukicyuza igihiye hako boss wajya umenya ko natwe turi bene aro ni mwarabu gutungura agiye gushaka indero ke baba pasitori cyo kuzana amazi umukiza bakeneye abangana iki oya mfite rivaje none mfite rivaje mbere ngira batama mbere wapi waje muko mfite rivaje mwaza ntari mu gacagura ntacyo nige bari bwishyura icyumba cya VIP bihari se bitatu aho bigeze nge nimaze kumuhaga kuba ibicuruzwa niwe ufata amafaranga okay wa nta kibazo kabisa nta kibazo byose ahubwo batubwira ibyo bashaka babisangemo kugira ngo bitaza kwinjiramo abantu abo basengana bakabota tugiye guhura na oya nta kibazo ngebyo ni ibintu byanjye rwose banga nibanga ego ibanga ritarimo akazi katarimo ibanga se ngo kabara akazi cha pastor baraba ngaho ibaze nyine kandi bajya bahanura abantu konyage 3 konyage na koke 3 abo pastor bagira amafaranga bararya iki inkwavu nazo zirahari inkoko n'amafi byose rwose ndafite pe sawa sawa nta kibazo ndahari rwose ndahibereye rega nanjye nariye nawe sawa boss akazi mbaje ndugire manasi bakore VIP bayikore neza ya ebyiri tubonye bakiriya ariko mbe kubwira boss uyu munsi barayakira nige bari bwishyure urabona ko ari mwebwe nahisemo kuzajya nkorana nawe nimbona diru ngomba kubashimisha namwe mugashimisha abakiriya kibazo tongera kuturya kwa kundi nawe tongera kuturya kwa kundi wowe rero dosiye yawe nurabishokora uvuye aha ngaha umenye ko utarangiriye ariko uriya mugabo agira umwanda boss agira umwanda nimba agira umwanda agira umwanda ubutaha nawe ujya ushaka abakozi bakora amasuku ngewe mu bintu mu kazi wame ntabwo shizeho gukora amasuku ahubwo mbwira amanasi neza ko uyu munsi utari buyamaremo ngiye bari kwishyura nka kuverisi nta kibazo mujye mwitegure tugiye mu kazi mwitegure bwira amanasi ariko VIP ebyiri azigire wowe kizubazuba wowe nta kibazo reka mubwire nta kibazo usigarana kizubazuba wawe uyu muhara niwe mushyashya bisa uyu munota iyo wifashe ugashaka kuba wanyerekana hano aho uragira ngo abakobwa bazandoge mu kazi ntabwo siko babamo amashari se amashyari urifata ubu wajya umvuga gake yandi kumwe n'abariya bahetazi nawe wakabije neza na kimwe nakabije rega mu mutara birikora bikaza ntuse ugira ngo nanze abe mukagatare ahubwo ariko turaza kuvugana nta kibazo kandi ubyite ugabanye basigaye barakana warabizi reba noneho bandoze kunukurukara hari umukiriya n'umwe wazongera kumvuga ugomba kubayobora kuko niwe muguru ufite uburambe mu kazi ahantu ujya ubibona se nawe ujya ubibona ko ndi igicaniro cya byose none abo bapasiteri abo ndashaka ngo upandiremo uwa dani bose nawe nkora akoroha gake ese jya umenya jya wiyubaha reka mubwire genda urebe se VIP ko yoyo ariko n'ubundi bwo wawe se musaza wawe sibyo nta kibazo akunje simba ndi mu mandazi
Kiregwa. Hano kwanze ho Rudigas. Rudiga wandi ukina muri Real Madrid. Rodi. Oya, ni Rudiga. Rodige. No. Nduva. Rodirige. Di no serigiri. Rodiga. Cheze. Ni mwarabu. Ni kwa mwarabu sha. Ese yarakize se abanaga na Rodirige buri. Noneho. Ngiye turi. Mwara. Yarakize sha. Temwa. Hakosha. Cyamwara. Haji kubita kwitura n'icyadufasha kuba. Rero kintu. Kirimo gisana. Makultura. Nabanye ndagashaka. Kasha usibye ubutobuzi waje kwa mwarabu gute. Ariko rero abenshi banze ko nitwa Budara. Budara zazi sijya Budara sisi. Buriya isomwe muri Maraki. Ibice 392. Ariko nabafasha de. Wanda amazi atemba ajya mu nyama. Tubwira ko hari abantu bazagenda bakazimira ariko bamukuzimira kwabo bajya bazadibuha bari bahombanye bagahombanye abahitamo bagahitamuka mu gutegeka kwa kabiri haravuga ngo sigaho kwizera gukene wa wundi yakizwa. Oya Hezekiya buriya barutumayo yavuze ati ngaho akoze umwarabu mwara hakose aho turakubwiriza ubutumwa ukaba wagiye umeze bityo hari navuga ngo niba ukunze umuntu umufata umurongo Rodirige tubonye hara ku irembo murabana ni Rudiga ariko hako rero gira kwa rero natwe mama yo abdo Suza bashitse ariko. Chompo. Aya mama mayu. Mama. Umva. Nuko wadutekere mfasha bibiri. No, nta kibazo. Ngufitiye ubuhanuzi uzaba ministre w'ibidukikije. N'ubukerarugendo. Naho bundi wongera gatoya mbere yo kugera kwa Gerekwari. Gire yose habe. Oya mwiko busa. Anshinze ibere mu gatuza. Numva ubunyunyusi butangiye kunze. Kuva mwamba magara kira ngo. Ese ugira makuru mwara. Ingofero yanjye imeze neza inyuma. Kumera mwara. Makuru mwara. Suza abantu. Abarokore twayiko. Noyera. Makuru. Musalani kwa hano kubana henga. Muri VIP. Kamaza ni hagari. Yaragwari. Unye nayanjye shana ko rero. Niko muko. Suza amakisuzo mushi. Achumba I think to travel and to the end back because from here. Achumba. Imana yakuye hahano. Yakubona mbona hahano. Hari Imana yakuye. Mbona unatunga miliyoni. Hariho n'indi ndagatunga. Bo. Nagusuhuje hano. Komera Kanajya nongera ntangire uraho. Tisuye Kanongera ntangire. Umeze uti? Umbaze. Iki? Buno ni icesi cyabamuteye igishaho. Kirugo ntuzajye wibaza ku muntu ari guhobera. Icyo kintu ngiye tuzagipfa. Abana banje ni gute ngiye ndi guhobera umuntu uri kuza gushinyika ibyinya aho ngaho ndi kwihoberera umuntu ndi mu mafuta. Uretse komera sikiro cyamaze musuza wenyine ariko babwirenge. Ni nk'umuzimu rero icyo njya kwa kugendana nawe. Wewe wibajya kwenda guhawera nango buriga kuvuza Urumva bimeze bi. Umva se reka twumve byakono. Number 1 VIP.
nambari 2 yambaye 1 VIP uyu ngo yambaye 3 nayo ni VIP yambaye silipe VIP avuze ngo iki yambaye nimero ya mbere ni VIP nkuko nawe dusobanura ibintu bizima kuzi kudyaca ari imirongo za Bibiliya nta n'akarongo ka Bibiliya kuzanamo babwira ibintu ibyo byabiramo yamubiretse nk'ubu Merari ni mahari na mushi yo niyo miryango y'abareba akagere gwari mu byane byo kumwereka nyine gahunda na munani mugende hanyuma ubwo nawe nzi uko muza muri batatu oya nyine katwanze tubivugane neza aba bana tugiye kujya kubasengera mu cyumba nuko ujya kubasengera ngo mugende akora amafaranga umufuka kubwira mfata umuntu mugende muri mubi wamamagaye ubuje kudusengera nawe banza ariko nyine nawe banzayo kucunshuka ko mutangiye kugira ubwoba ko mugize ubwoba nyirabukarana mugize ubwoba uko mwagiye bose mwavuganye mwavuganye nta kibazo Terego umva rero nakuzana ibintu by'amasengesho banze nsobanura umuvandimwe uyu ni umupasiteri njye nitwa pasiteri Tanazi uyu ni umushumba wanjye ibi bintu ntabimenyereye umva rero iyo ugezeyo ukuramo inkweto sibyo nuko ibyo si kibazo barazikunda ndetse ariko byihorere njyewe ukuramo inkweto Terego amasogisi ese wowe winjira usanga Terego simwa hagarutse se uri hepta kunu hagarutse bigenze bite biko Jarurije geze sha Wani muri gatatu ubwo nyubu gatatu nyine ndabajyana bose uko ari batatu oya muri gatatu twaramo umushaka ntabwo umva ambwiye umva se nibona mugabo mureke musigare mu byanyu umbagera ko umva se umva mubwira akantu gato mubwira akazi karimo gupfa umva se si mugabo afite icyerekezo Terego wibuke mu byakozwe n'intumwa hafe haka soni ese ibyo ngibyo utangiye kuzana nibi nose warujana gukora iki ari musenge uriya musaza afite ikihe kibazo bigenze nagiye kumukora nose mwaje mutazi gahunda yo mujemo mwaje mutazi gahunda mujemo ngo tubanze kudusenga je boss ndashaka kukubaza kandi unyumve ni gute ngengera mu cyumba bakatangira kunsengera uriya hariya mu cyumba cy'amasengero mubwiye ko atari mu rusengero niba rero yakira wanganye bari bose ibi ni ibiki ariko se hariya ni mu cyumba cy'amasengero ko ntabwo tujya kurya ibintu bidasengeye ntabwo bibaho ntabwo turya ibintu bidasengeye twe twarabatuwe turi inkone z'Imana twebwe nta kibazo turaje mujye muri murashaka akazi cyangwa ntabwo mukora ntabwo twaje mu rusengero dushaka kubasengera mwebwe mukumva ibyo avuga ni ngombwa gukora hano amafaranga twaje gusenga nta ndashaka kukubaza boss niko tuzasengerwa n'umuntu ntabwo ukoze ibiganza nawe ukoze cyagashyiramo meta nagiye kumukora aje ranjugunye umva indirimbo y'105 haravuga ngo sigaho kwizera guke na wa wundi yakizwa twibuke ko Pawulo nawe yari umwanzi w'ibyiza yamufasha atunguremera gukizwa ubwo abintumwa ya Yesu tuze rero kamuramenya hano siteza rubanda twari abakozi b'Imana mubanza mwishuri byumba nabo nyine ko wazanye abakobwa batatu kandi turabagabo ubu ntiwaduteranyije bateranye se bateranye yadushyize mu ihurizo mubanza mwishuri mubanza munyishuri noneho kamuherezo sinamafaranga sha bo cyane ko uretse kwishyura utonde najyana aba batatu nanjye unzanire batatu tubone kwishyura icumbi sibyo icumbi yo namaze kujya nibyo banageze umuntu rena ngaho ari mafaranga bazayamara ayo mafaranga bazayamara ago nagamushumba umujyakunuka ayo naguyunguye Guzindaya si turavugana nyuma se ntabwo turinda ibindi rero ntabwo turindangamirwa nubashaka mwe muri ndarane none sinjira nyine yinjira gerekwa reka bazere mwari batatu nshakira batatu bakwishyura no yishyuye batatu yishyuye y'umwe
barakubeshye yishyuye 3 nanjye nzanira 3 batatu se biki twumvikana wamagana udatuma niyambura agakiza nkaguterura nkagukubita hasi ubwonko bukivanga n'ubutuna jewe ndakubita mwarabu ukangura mose nitwa Budarakadifu mwarabu Budarakadifu yarumbuye ko sinuwe ngoroje gukangana hano yewe nje numva wamenye nta muntu ujudukanga njye ubwanjye iyo bibaye ngombwa nakuba usa nakwikorera simwanyishuye musohora umutembagiza hanze mwarabu twumvikana genda mukora ibyo mukora bundi murangiza kandi ikindi cya kabiri ni inkwavu nazishyize si wambwira ko mushaka inkwavu ebyiri cyane ntabwo rwose ntabwo nakora myenda nyitambanye basi byandi imfubyi buriya nta babyeyi nge nari ibintu bifu byaje wambwiye ngo fate icyumba cya Roferina cyangwa ibintu ntabwo bimenyere ntabyo njya gukora nasa waruje muri Roferina mujyana muri bigara cyo kwicara oya ntabwo najyana muri harase kurwara nanjye mureke ntamwifashe ubuna abandi ari ntwara barutanye ugende we jana no nagiye kera kose basi hasure je mfata amafaranga njya asubiza ariko sha Budarakadifu ntago munsi goreka nze mbanze nze mbabarira iminota alo chambre hasigaye 3 yewe izindi rero iyi haryo ukuntu 3 na 4 bazifashe bazifashe ariko ntabwo batinda da nabonye badatinda bafite gahunda yihutirwa waya nta kibazo nako karahari akabenzi nako karahari nari nakuno musa ho ndekana muraza byari karibu kiriya nimba ari nimugoroba birabyabonetse komera sawa sawa mimi niko Muislamu nasoma kuri meza ya makuru ari meza kombere cyane mwari muje kwiyakira se cyangwa mwari muje oya nose ingezi wawe ndababura umugore wawe yagiye umugore wanjye se ko mba naje mu kazi ugira ngo umugore wanjye urumva ahubwo yagiye gucuruza asanga yagiye gucuruza yagiye gucuruza namushakaga cyane hari ubutumwa Imana ifite irarimpaye ngo muhereze bandangira rero ko uri hano ko wikanza kugushaka wewe bumpereze ndaza kumushyira nta kibazo umva rero ari mu masengesho nasenga ni Imana koko Mana unaga ibintu ntazi bidasobanutse ndapfukama nambaza ngiye kubona mbona umugore wawe Nyesi nabonaga ari ahantu mu nyanja ari kureremba mu nyanja hejuru y'amazi umva neza alo ihene yamachese wanda yikeneye cyane rwose uri Imana ntacyo Mana wakuraho reka nitabire no muntu urimo kumpamagariramo nkupira alo yego niwe hari abantu twamaze kuvugana bazishaka ari kuza mbere nyine cyambere se ko ari amafaranga nta kibazo nta kibazo amafaranga uwo muntu banza umureke wumva utuntu Imana imbwiye mbona umugore wawe ari hejuru mu giko mu giko cy'umuvumo mva nyine nkubwira iyo Mana ntabwo yakubeshya ukaba wanyu marangira avuga ntibeshya iravuga igasohoza ni Imana ivuga igasohoza noneho mbabara ugenda uvugane nayo sibyo hanyuma nimumara kuvugana umubwira uti nahuye na Budarakadifu yanze kunyuma umva Imana dusenga nabikangwa n'amazina akomeye nta nubwo ikangwa n'iki nabona umugore wawe nudasenga umva ngubwira ahubwo rero nagira ngo mufate mubwire ngo manze mubwire uko arubwira zimu bashe mu izina rya Yesu umuzimu ninde wandikira akazi kandi umuzimu byo urashaka kumindura umuzimu mu izina rya Yesu Kristo bazimu bashe zamu
afata amasengesho iminsi 3 kugira ngo ibyo bikorwa nanjye namufatira amasengesho iminsi 3 abazima basha mu izina rya Yesu bazima ba ya Bibiliya yanjye ibihema ndarangiye ndagenda geregwa ndamutikuye sha yako Mushu ni wowe uje hano kwenda iki ku rusengero s'abakirisitu bose bahageze ni mwebwe Mushu ntabwo ndabibona neza pasite turafashwe ndagashaka iminsi koko ni iminsi ya nyuma geregwa Imana areka mushumba usibye kwihagararaho nukuri hano Imana iradutamaje ariko rero umva si umva si wamugore wambabariye wowe witonze wa mugabo we uyu ni umuzimu nawe uturi hejuru ukaza gusambana abashumba Sambanya se na dore nta mushumbye hari umuntu ufasha uzagenda bite hari umuntu ufasha no gusambana hanga pasiteri umva dusabire Imana imbabazi sheri reka nkubwire mbikuye ku mutima nta kintu nakuburanye ariko iyo ubana n'umushumba mubi nawe bintama mbi Yesu we ubu byanandeze nabuze icyo usibye kubasabira amaraso ya Yesu kubazaho nta kindi kintu shambure n'ubundi reka twigende ayacu twayabonye agahuka si uko kose Imana n'agakiza kawe tujya kubwazira nkuko n'undi bagiye batazibita mashu koko pasiteri ukuntu icyaha kiryoha se ubu si koko ko mukora ibi uri umushumba uri pasiteri ubu nk'intama muyoboye koko bizagenda uzi ko ari byo dusabire Imana imbabazi nguko rero muzi ko twafashe gahunda mu cyumweru cyashize murabona aba bantu bose twavuga ko twatangiye kuri munsi tuza kuza hano kwa Nyesi murabona byari bikwiriye yuko twize n'amahirwe turahamusanze ubwo rero urabona guhera mu kwezi kwa 4 urabona hano biko meze ubwa mbere yatanze 4,000 ndiyabitanga ngo arasibira bizaho urabona ko ntabwo yigeze anakoteza twari yabaze rero tumaze kubara n'ubwo bamwe mwari mudahari dusanga biri guhura n'ibihumbi 198,400 198,400 noneho aya urabona ko twabaze mu kiyagenye cyashize n'ubwo ubwo inyurazo zariyongereye noneho rero urabona Nyesi iki kibazo kirahari kandi uzi ko ikimina cyacu nicyo kwiteza imbere no kugira ngo tuzamurane muri tuzamurane ubundi yafashwa ate ko atajyaga agira ibingiye ariko none abanyamuryango rero arege cyo ndahanje mbabwira no kukagira ati amafaranga ati president bayariye komite bayagize gutya na gutya dore ngaya amafaranga yanyu abari niyo marakaza ati reka tuze tuhagere ntamuganye mu byibonereho kugira ngo niba nayo afite ayaduhereze kugira ngo turebe twagira ute komeza bira tuziba icyuho murabona ko dore igihe kirageze cyo kugira ngo tuye kwishyura za mituweli kuri bamwe kugira ngo turebe ko oya nibyo hari n'abana bihanganiwe bajya kwiga kandi noneho bagiye gukora ama examen n'iki bakeneye kwishyura ahubwo se tukiri aho ngaho iyo ubajije Nyesi amafaranga yacu agusubiza ngo icyo dushaka kumva natwe niyo mpamvu tuje kumureba nye bimeze bite uko mubizi muziko aheruka muzika amazi ataza kandi twaje kumureba daheruka ni kimwe no kumenya aho ibyacu biri ni ibindi dore ngaha rero ni hambere mwahageze mu by'ukuri byagenze kuva waguze ko watanze rimwe nk'uko perezida bivuze kandi bigaragara mu gitabo byagenze bite ku buryo ushyirwaho aya manda ukaba ugeze mu 198,400 ariko njye nabibabwiye ko abo kwa Kagabo ariko rero nawe ntukamere gutyo abo kwa Kagabo se kuki ibyo bintu byose Kagabo uza amadeni afite aramukabari none si byo ngo ntabwo byahura ibyo kwa Kagabo hanyuma umugabo yakambura umugore ntamwigireho ese tukumva ikibazo yagize kandi tubwira wagize ikihe kibazo twibuke neza yuko dore uwamwishingiye n'umwishingizi nawe none se nabizi yego niyo mpamvu niyo mahirwe ahari aho ikibazo nuko umugabane we byose ubishyize hamwe
bitanavamo. ese ubundi Kagabo wari hehe? Kagabo nashaka twe icyo dushaka nta Agnes dore twamubonye. Agnes rero tubwira ibyacu cyumba byagenze gute tubwira. Anyeho rero njyewe sibyo uranumvishe bavuga ndakwihorera akongera rwose nkeneye amafaranga yanjye. Nawe ntukagire hejuru ntawe amafaranga nituzamura ni ku kimina cyacu cyitwa. Urumva reka turebere hamwe anye byakugendekeye bite ku buryo utanavuga. Ese wohura n'ikibazo ntunahamagare. nyine narayagufishe kandi n'ubundi nk'uko bisanzwe mwari muzi ko nsanzwe nkorana namwe nk'icyo. Nicyo cyadutunguye. Noneho akaba hari itungo nari nararagize kwa mukecuru nzi ko nzarigurisha nuko ntarishyura. None se kuki ubwo wabuze no perezida tuvuga ko utamuhamagaye ubuze n'umwanya umwe waza ngo bisobanure mu nama koko kutakiza se no mu nama ukumva rero bizagenda biteye se amafaranga urabizi n'ay'abanyamuryango kandi urumva harimo abayakeneye bafite izindi gahunda abayakeneye twese turayakeneye niko neza ko n'abakeneye ahubwo se ako gatungo uruvuzeho karahari byibuze ubona ko duheraho ariko byashoboka karahari niyo gatungo agatungo afite karahari gatungo karahari yego zamagana kagabaraje da nuko bidasanzwe nta mahoro ko bacyacitseho uko ngeze hano nkikanga nkavuga se by'iwanjye urabona hari umushyitsi urimo se abaturanyi babera kaga nta mahoro nta mahoro Aje ndabona yibutse ko nta mubyeyi agira da siko neza uwaturuka arata yagira ngo wenda muri mu nama yo kurongoresha uzazanyoni zawe zirakuze ra baje ngo ni inama y'ubukwe cyako mumeze mutese baje perezida araje kitugenza amahoro na amahoro yanjye nyandika sha oya kandi wanditswe wandikwa kabiri ibigendanye n'iki ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo hano twatugeze hano uzi ko tugira itsinda iterana rya buri wa kane ntabwo ubizi se buri wa kane twita kugira iterana buri wa kane nyine twasiye tuzamurane nyine tuzamurane nuko ubwo rero twashaka kudushyiramo madame yarimo nawe ntuburimo ni ukuvuga ngo rero ubwo twagize gutya dusanga no muri mudugudu wacu tujya tugira ibibazo cyane cyane bijyanye na mituweli nzi ko nawe mubizi kandi nzi ko nawe hari abantu batishyura mituweli nzi ko nawe uko biri kose simbizi neza ariko nigeze ngutakira ngo urwaye oya nyine tuvuze ko nyine mu bantu batishyura mituweli ariko ibyo nta kibazo nigeze ngutakira ngo ndarwaye wari bwawe n'umugore wanjye usibye rega ni ubwishingizi ntabwo uvuga ngo ni uko urwaye nanone utarwaye avuze urwaye reka wenda nimba kutarwara kwanjye bibabangamiye oya ariko uvuza n'abandi niyo mpamvu ari ikimina noneho rero ubwo turangije nyine twishyira hamwe gutyo muri ubwo buryo ubwo twagendaga nyine umuntu wese aza gutya tugenda twandika ubwo urumva Agnes murimo hano barimo umuzi nawe arimo urabizi wirirwa kwa mudugudu nawe aribamo ibyo bintu ni byiza no kuri twimana dore nk'umuvandimwe cyangwa se mumbwire wa mugane aho bigeze nanjye tutagiye kure rero ni ukuvuga ngo twatuje hano hari amafaranga hano iwanyu mwafashe mu rugo ariko atinda kwishyura bishoko kubera abantu dufite gahunda zimwe ndasa ku ntego Kagabo umugore wawe yafashe ideni yanze kwishyura twaje kwishyuza hari ibindi iki ry'amafaranga nako Kagabo rwose baje kwishyuza nicyo kitugenza urumva yafashe ideni urumva arangije mu gihe cyo kwishyura urumva haba hari igihe cyo kwishyura yishyuye rimwe niko duheruka ko yishyura urumva rero andi mezi ntabwo ari kwishyura kandi hagenda hajyaho n'ubutinde kandi abantu nyine baba bakeneye amafaranga ko akomeza agasirikira no mu bandi nicyo bita nyine kuzamurana ubwo rero twari tuje kumureba ngo aduhe nyine bivuge neza twebwe yasirikiriye ku mugore wawe twebwe ahita ahahera nuko cyangwa ngo ntarimo akiza no gutanga umugabane amaze kuko byahere ku bihumbi 92 mirongo ingahe 92 bigeze yafashe bigeze ku 198 400 ariko ayo kwezi yo ntabwo arajyaho
Bwa kuno kwezi nitugeza tariki 20 nayo tuzongeraho. Amafaranga yose waguze ikibanza nk'iki. Yega we. Yigishije ko waguze ikibanza nk'iki. Tuvuga ko mutabezeranya agatungo afite kwa mukecuru atubwiye. Njyewe Kagabo. Ese umugore yagura itungo umugabo atabizi. Nawe ariko Kagabo nuko ari wijisha. Sinababwiye ngiye. Asi mugani ariko nguye ahari. Turasiga amarangi. Singuye ahari. Ntuvuga ngo siga amarangi nawe wawe ushaka wahasiga. Yasiga ku mafaranga yanjye nakoreye. Uyu mugore ibyo ngibyo by'ibiterane ajyamo akaguza akagira gute. Ubu nubwo bwa mbere byumvise. N'abantu mwingiye ibintu bimaze kujya bincanga. Muribuka ko Nyensa twaka ideni yavuze ko ngo yabivuganye n'umugabo we yamutumye ngo hari ikibazo bashaka gukemura. Irangamuntu ndetse ko yaje azanye indangamuntu. Irangamuntu twetse. Jewe Kagabo ngewe nk'umucuruzi nemera ko kwishingira ndavuga nubwo ari mufitiye akazi hano ari gukora. Urabizi kubw'amafaranga yawe. Amafaranga etaje ko numva uzi ukuntu wayafashe nabi nzi ngo ufite aho uri bukura n'amafaranga. Umugore wawe iki namwishingiye. Ikindi gikenewe nuko yishyura nta bindi. Wa mugani wowe n'umugore wawe n'umwishingizi munavugana uretse gato. Nimba yaramwishingiye. Bakaba barabyumvikanyeho. Ako kantu mudugu. Icyo nayo ni dosiye kuri njyewe. Uyu ntabwo ari mudugudu yo nguyu. Umunyamuryango. Umunyamuryango ariko amahirwe nuko ahari. Ako kantu ko kugira ngo ujye kwishingira umugore wanjye afata amafaranga angana gute ntazi umubare wayo. Umbabarire uze kukanyandikira ahantu. Erega nuko bimeze gutyo. Birahera hano mu muryango erega. Wibuke neza yuko cyangwa cy'ubutaka cyanyu turagifite rega. Koko ki? Icyangombwa cy'ubutaka bwa nta kibazo rwose turagifite twebwe turenganzira bwa Kagabo. Kagabo na Nyezi. None se niko se moda kuki utatanze cyaso nubwo yapfuye. Kuki utatanze cyaso icyangombwa cy'ubutaka bwa so ukajya gutanga mva mbabwire harya ngo na madena ngahe 198,800 ibihumbi 198 n'amafaranga tutarashyiraho akuno kwezi nabyo nibera tariki 20 nabwo aziyongera ubwo azagera muri 200 ndabyo yego azane shaba bakoze baba yafite Kagabo ngira gukora itari warayatse umugabo atari ndende kuvuga ngo hajye ibiraranye we inzangwa za buri munsi nta kugabo yabuze amafaranga sanye ku mugabo wawe akora yimubwira akayaguwa buko Nyensi ko nayenzi kuri umuntu usenga mva gutakwambura itsinda yewe gira vuba tujya hano hepfo kwantu ikibazo amafaranga arabura turabizi ariko se ntuze no kubivuga ngo ni ngombwa ngo abantu tuze kwicara hawe Mariko bijya nazatugezayo sana turamusangayo abasangara nimutse uri abahwazi ariko we nta twiko tumakeye ndaro mw'abantu mwe burya ikintu cya mbere kuvuga no gutaruka se ibihumbi 190 na bingahe n'umunani kaposabiramo amafaranga aho nayo bikamugira Kagabo se fungu duhereze tugende anye noneho wowe wamwishingiye umutwaza byaba byiza rwose waretse se nkavuga amafaranga mbwira none se ako mw'abantu mujye mureba ukuntu abagabo turengana nimba yarafashe amafaranga nkaba ntabizi akaba yarafashe icyangombwa cy'ubutaka akakigwatiriza nabyo ntabizi akazanira irangamuntu yanjye rwihishwa ntabizi mu by'ukuri icyo kintu numva atari ikibazo mbwira amafaranga wafashe ahantu wayakira kuko buri munsi ndahaha mw'abantu ibyo bintu Nyensi ntiyabikora indangamuntu yawe arayizana nese ubwo ibyo ari kuvuga nese rwose urugo rwe erega inzu tabamo ntago umenya none se ubu tuvugana indangamuntu sirajye mu kazi nyisize aha ngaha kaga ngari mu byumva ubwo nimba yayifasha akayijyana mu bindi ndashaka kumenyana amafaranga yagiye yese muri abantu pasiteri yatubwiye ngo twitange hanyuma nimwaga mwitanga ama nakwaka amafaranga ukayanyima nkavuga ngo reka njye kuguza itsinda yandi wambwiraga yo kujya mu rusengero yego kombe yatugujije amafaranga agiye kuyatanga ibyo twari ntacyo bitureba ko tuzi ko ari urugo rwanyu uko Imana bibikwiriye bamwe babikoze ntawamenya ariko se mutabizi
wabanza ko kujyana najyanye 100 bakatubwira ngo yabaye make ngo twongere twitanga yandi nkayajyana 50 ayo yondi ko ari inyungu zayo zagiye zigerekaho kubera ko nabuze yo gutura bikaguma byiyongera. ubu se reka mbabaze mwabana uyu muntu ataniye niko tari uyu muntu ataniye na wa muntu ujya kwaka credit muri banke yo gukoresha ubukwe nkaho uko agiye gucuruza azunguka azarangura akajya acuruza abantu burya bwose ukuntu wari ufite ikibazo wahangayitse utwizeza ko amafaranga ari vuba n'ibyo bintu wari uyajyanyemo urusengero yagiye kubaka inzu y'Imana usigaye ntabwo itange use urarebye ubona nabo mukorana mu rushimana imbaraga ku buryo mujya kuyubakira ibuza ubushobozi bwo kwiyubakira n'abantu mbere mbabwiza ukuri sibyo nimufata umwanzuro wanyu cyangwa muzashaka ikindi gihe mumbabarire kuko ibyo mfite mu mutwe ni byinshi. Ese reka mbabwire umva Patrice njye mfite ibintu byinshi kandi ikindi mufite icyangombwa cy'uyu mugabo cy'ubutaka ariko icyangombwa cyane kiraharereka kwanze cara hasi ariko tagira ibyo bintu kwigira ngo uragiye iyo aba rusiko we mwishingizi wa Nyese urumva kwishingira Nyese yana bitwara amafaranga Nyese atakwishyura ibyo ntabwo bitureba uri umwishingizi ibyo mufite ibyo mwavuganye mu gihe atayishyuza yishyura ibyo ngibyo bavuganye ikibazo cy'amafaranga n'ibyo bavuganye undi ndagenda ajya ko mutagira ngo ngize nuko Terezi duha umwanzuro ubonye ibibaye umwanzuro wa nyuma rero uriho ni ibintu bibiri bihari dufite icyangombwa twagira n'umwishingizi dufite ibintu bibiri uyu twe ntabwo turi polisi yabitungo yatwa tugasanze hano usanze nka mu rugo twagashorera ntako tubonye none rero twebwe ntabwo umuntu tumujyana rwose naho dufite ububasha ariko ibyo dufite ububasha yego twebwe rero ni ukuvuga ngo hari umwishingizi yego hako umwishingizi kimwindeho cyane tumara kugira twebwe dufate tugurishe aho baduhaye natavamo gusa yandamwanditseho natavamo nawe yongereho ibindi bisigaye 50 kagabo uravuze ngo usanga itungo hangaha twari kuri twara kuko uyu mazina y'umugabo reka nkubaze itungo rirutuye nguyu niki wibuka neza yuko wasezeranye wasezeranye adene na yarimo ibindi bitureba gahunda ni cyangwa ubutaka turagifite azabura umwishingizi nawe muretse gufata imyanzuro mw'abantu mwe nabanza mbitekerezeho amafaranga n'abanyamuryango reka ntabwo ari umuntu ku giti cye urumva yewe ngaho murabeho kandi mukomeze mwihangane nanjye sinjye sinarindise ndakubaga buhene ndagusya nk'usya ifu y'amasaka ndagusekura nk'imyumbati ndavuze ngo cishwa injira mu nzu se cyangwa nkwereke icyangombwa cy'ubutaka uragifasha urakijyanye uragitanze ubwo se nibi